umwami wacu Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima, nahabwa icyubahiro. Nongeye kumushima, nongeye gushyira hejuru izina rye risumba yandi mazina. Bene data bakundwa, nanone ngira ubuntu bwo kugira ngo nganire namwe byanshyizwe ku mutima. Uyu ni umunsi udasanzwe cyane cyane kuri jyewe, ni umunsi udasanzwe. Itariki 17 kwezi n'ukwa 9 umwaka ni 2021. Ni umunsi wantangaje, ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'ibintu bitangaje. Ibintu bitangaje namwe murabyumva, biva kuri nyiri bitangaza, biva kuri gitangaza, niyo biva ibitangaje. Nubwo umwana w'umuntu ajya avuga ngo yowe ngo kiriya ni igitangaza, ariko buri ibyinshi sibyo. Ibyinshi ntago ari ibitangaza. Ibyinshi biba ari ibisanzwe, ahubwo wowe ukabona bikubereye bishya, ariko mu by'ukuri uvuze ngo ni igitangaza baguseka. Rero ndakubwira ngo igitangaza kiba giturutse ku Mana, kiba gikozwe n'Imana, kiba kidasanzwe. Nanjye nibyo byambayeho, nanjye nibyo, niyo mpamvu ntangiye mvuga ngo ni ibitangaza. Imana yacu irakomeye cyane. Bakundwa, yemwe abo dusangiye kwizera Yesu Kristo umwana w'Imana, namwe amadini arimo guhotora, ariko nukuri utari yarimbuka, utari yahera umwuka, utari yarimbuka, nubwo yaba guhorogoma gusamba, ariko akiri mu mwuka, ashobora kwakira ubugingo bwe buhoraho mu izina rya Yesu. Hari nyuma rero hari n'abandi baba baje abiyemeje gusa guhurura kumva nibivugiwe hariya nibiri hariya. Abo nabo n'ubuntu bw'Imana bategereje nyine. Niyo mpamvu mvugana namwe, ndavugana namwe mwese mu rukundo rw'Imana. Yes, ndavugana namwe naratumwe kubamenyesha iby'ibihe nuko nguko bimeze. Ane mpamvu tugiye kuganira, tugiye kuvuga ku mpinduka z'ibihe zateye mu isi. Igihe zatangiriye mu by'ukuri ntago abantu babyitayeho, ariko igihe cyageze byadusohoreyeho. Umva, izi mpinduka ngiye kubabwira, zimwe mu mpinduka zikomeye cyane, kandi kugira ngo nyine izo mpinduka zigere, kugira ngo izo ngibyo bikorwe, ibyo byateguwe isi itararemwa kugira ngo bisohore. Umva, harangirika byinshi kugira ngo havuke byinshi. Bimwe biragwa, ibindi bibyuke. Bamwe baracanganyikirwa, abandi basobanukirwa. Yego, niko bimeze. Utize impinduka se kandi noneho wadukanye n'iziyi. Ntago byadukanye. Aho ntago ari jye bihe, ntago ndi ibihe, nta nubwo ndi igihe, nta nubwo ari jye uhindura, ahubwo ni igihe cyabyo, ni ibihe byabyo. Ni ibihe byabyo, ni impinduka z'ibihe, ni impinduka zihindukanye benshi, zihindukanye twese. Ari niyo mpamvu dusabwa kwitegura, kuko zisanzwe utiteguye nawe urabyumva. Uyu mwanya nemejwe rwose n'umwuka w'Imana, nemejwe rwose n'umwuka wa Kristo kugira icyo mvuga ku mugore. Umugore ndavugaho akantu gato cyane, kubera ko abo turi kumwe mu bayishuwe, hari icyo bumvamo. Nimvuga umugore hari icyo bari bumve, nimvuga umugore hari icyo bari busobanukirwe, hari byinshi bari bwunguke, kuko hari icyo babiziho. Niyo mpamvu Mwuka Wera nkwinginze ngo icyo urimo kumbwira ngo ninsemerere, ngo nimbivuge, nimbirangurure by'umugore, ko igihe cy'umugore kigeze, cyarageze. Ahubwo iki ni igihe cyo kugira ngo agaragare, noneho agaragare. Ego,
igihe cyarageze ntiyabimenya impamvu, kubera imiruho n'imibabaro n'imihati na Satani ushaka ko apfa gusa. Satani arashaka kwica umugore gusa. Satani arashaka ko umugore, kubera ko arabizi, we Satani warabizi ko igihe cy'umugore cyageze cyo kugira ngo asoze umuhamagaro yaremewe. Icy'umugore yaremewe nicyo agiye gusohoza. Haleluya! Mu mperuka z'ibihe. Akoze Mwuka Wera. Rero mwese mbahaye ikaze, ndabatumiye, ndabanezererewe, ndabakiriye muri uyu mwanya. Yemwe bazabyumva mwese mwe, yemwe bazabyumva mwese mwe, bari mu isi yose mwe muri rusange, ariko by'umwihariko ibiyaga bigari, abagore bo mu biyaga bigari, abagore bo mu biyaga bigari, abagore bo muri Kongo, abagore bo mu Burundi, abagore bo mu Rwanda, abagore bo mu Burundi, abagore bo mu Rwanda, abagore bo muri Kongo, abagore bo mu Rwanda, abagore bo muri Kongo, abagore bo mu Burundi. Yemwe mwabagore mwe, iki ni igihe cyanyu. Haleluya! Yesu nushimwe. Haleluya! Turashima Umwami Yesu watwizeye yuko yatekereje ko turabo kwizerwa. Turashima Umwami Yesu watwizeye atugabira umurimo we. Habaye umunsi Imana iratekereza, ntiyagisha inama kuko ubwayo yihagije. Yasanze rero abagororabo kwizerwa, atugabira umurimo ngo tuyikorere ibihe bya nyuma. Turashima Umwami Yesu watekereje agasanga turabo kwizerwa, abagore yasanze turabo kwizerwa, atugabira umurimo. Ntabwo rero nje guhangana, reka nubwo nje gusuzugura abagabo, reka ntibikabeho biragatsindwa, reka ahubwo ndimo ndasukumwa n'Umwuka wa Kristo muri izi mpinduka z'ibihe. Yemwe barinzi, ijoro rigeze, mbese byahindutse ryari? Mbese byemejwe ryari? Mbese umugore bitebye? Kuko Mwuka w'Imana arashaka kuvuga muri aya manywa ashyira umugoroba. Mwuka wa Kristo akeneye gutangaza ibyo benshi batazi. Benshi ntabwo bazi ko iki gihe, ibi bihe turimo, ibi bihe dusohoyemo, ari ibihe by'umugore kugaragara, guhishurwa, kwemerwa, kwemezwa n'uwamuhamagaye, n'uwamupfiriye ku musaraba, ari we Yesu Kristo, umwana w'Imana. Uwo niwe wacu, niwe watugize uko turi uko, niwe watuburanye aradutsindira. Urubanza rwari rukomeye,
ya nuko nivuga umugore ntabwo ndimo kuvuga umugore ukiri umugore gusa. Biransaba guhina, biransaba kuvuga make kugira ngo umwuka weraze kugusobanurira. Ntabwo ndimo kuvuga umugore muri rusange, reka da. Ntabwo ndimo kuvuga umugore usanzwe, oya. Ndavuga umugore wasobanukiwe ko ari umugore ahereye mu itangiriro, agasobanukirwa icyo Imana yavuze. Umva, niba uri umugore wo mu biyaga bigari, ndagusaba gutega amatwi cyane, kubera ko kugira ngo ayiwe Yesu we, kugira ngo umugore ahishurwe, kugira ngo umugore agaragazwe muri ibi bihe, haragomba kumeneka amaraso. Haro? Kuko n'ubundi nk'uko n'ibindi bisimburana, yewe hari abantu ndimo kuvugana nabo, haragomba nk'uko n'ibindi bisimburana, nk'uko n'ubutegetsi n'ubwami n'ibiki byose, buri kimwe cyose kugira ngo kiveho hajyeho ikindi, hagomba izi mpinduka z'ibihe zigomba kugira ibyo zihitana. Impamvu hari abadashobora kubyemera, hari abadashobora kubyiyumvisha. Shitani ubwe ashobora guhita sara, ariko nuko bimeze, abagore bagiye guhishurwa, abo ngabo batoranijwe kugira ngo bagire icyo bakora muri izi mpinduka z'ibihe. Rero nciye bugufi cyane kugira ngo mvuge aya magambo. Urabona, umugore afite uko yafashwe, umugore afite uko azwi, yego. Umugore afite uko Satani yamugenje, yego. Umugore kuva mu itangiriro, umugore muze yemwe abazi Bibiliya mwe, umugore Satani yamwicishije umugabo, yakoresheje umugabo kugira ngo yice umugore nabi, afate umugore nabi, ahindanye umugore. Satani yakoresheje umugabo kugira ngo umugore ahinduke igipupe, ajye muri vitrine, umugore yambara ubusa, abi ikijuwe, haba ikintu cyambara ubusa bakakireba kubera ko gifite amabere n'ibibero. Shita aragenda yibagiza abagabo ko umugore ari umuntu. Ndakubwiza ukuri, umwanzi yakoresheje umugabo kugira ngo umugore yitwe ikintu, kugeza naho mu mategeko ye baba we ngo abagabo barabarwa, ngo baragahumbi n'inzovu ebyiri. Ariko icyo gihe abagore n'abana batarimo. Ariko ntabwo byigeze bikuraho ijambo Uwiteka yabwiye inzoka arimo kuyihana. Ari nayo mpamvu yahise itwara umuhamagaro w'umugore, yavuga iti ndabimenye, ndabisobanukiwe, harya ngo niwe, ngo niwe uzabyara nde, ngo niwe uzabyara ncengeze, ngo hanyuma ngo bikazagenda bite. Ati okay, mbere yabyo uretse nze nkwereke. 3:15 Bibiliya ntagatifu bivuga neza na Bibiliya ijambo ry'Imana. 3:15 Itangiriro ngo nshyize inzigo yawe
nshize inzigo hagati yawe n'umugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagushwanyaguza umutwe, ruzakumenagura umutwe. Ni ukuvuga ngo urubyaro rw'umugore ruzamenagura urw'inzoka. ubwo bwari ubuhanuzi bw'igorogota bwahanuraga ko urubyaro rw'umugore ari rwo Yesu Kristo ruzashwanyaguza, ruzahemuza Satani ku mugaragaro, rukamwivuga hejuru kubw'umusaraba. Kandi nuko byagenze, ariko hari hahishemo ikindi kigomba guhishurwa mu mperuka z'ibihe. Ati nshyize inzigo hagati yawe n'umugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagushwanyaguza umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Reka mbabwire, uku gukomeretsa umugore agatsinsino n'urubyaro rwe, umwanzi yabigezeho. Yase yatanzitse. Umugore arabonabona. Ndi muri Bibiliya yose umugore arabonabona. Umugore bati nimunajya inyuma y'inzu, yagiye mu mihango najya inyuma y'inzu, ariko nava mu mihango agomba kwipfuka mu maso, ahubwo akaza akoga, akaza kugira ngo umugabo nyine agire ibimunezereza. Arewe nicyo ngicyo ngo umugore ngo yaramaze. Ndagira ngo hagira abakanguka. Kanguka. Ntabwo umugore agiye gushyirwa ahagaragara ngo akoreshwe iby'ubutwari arimo gusuzugura abagabo. Reka ntibikabeho. Ntabwo umugore agiye gushyirwa ahagaragara ngo ahishurwe kugira ngo abwire abagabo ngo nimbwa. Egoko kirazira, ntibikabeho. Ariko hari ibikorwa by'abagabo bimwe bibi byitwa iby'ububwa. Biratandukanye no kwita abagabo imbwa, biratandukanye. Yego rero ndahatwa gukangurira abagore. Hari uwavuganye n'Imana aravuga ati se nabigenza nte? Hari uri aho ngaho avuga ati ako se Mana ni wowe cyangwa gusa ni wowe? Byose biti bakundwa, ibintu byaradogereye. Satani adogereza ibintu. Satani akoresha abagabo kugira ngo bahindure abagore ibikoresho. Na n'ubu ntabwo arashirwa. Azi icyo arwana nacyo. Azi ko umugore usobanukiwe umugore nyamugore uwo ari we. Bashiwe turi kumwe barumva ibyo ari byo. Arabizi Satani iyo umugore yasobanukiwe ko ari umubyeyi. Bahishuwe barumva icyo mvuga ibyo ari byo. Iyo umugore yasobanukiwe ko ho ari umufasha, yaremwe ari umufasha, noneho bifata indi ntera. Yego kini igihe cyawe wowe, kiri igihe cyawe Kristo yakugeneye. Kiri igihe cyawe mugore wowe wisobanukiwe. Mbita abagore nyabagore. Yes, yego atari wa mugore bavuga ngo ayo ni amagambo y'abagore. Reka uvuze umugore ruvuga umuhoro. Reka nabo rero. Haleluya. Yesu we, ushimwe kubw'abagore, ushimwe kubwacu, ushimwe kubwanjye. Ndakwishimira. Yes, ndarangurura ijwi nkwishimirira. Ndagerageza kugenekereza. Kuko ntabwo nabisobanura neza uko bikwiye. Ndagenekereza gusa. Ndimo ndagushimira uko nshoboye. Kiri ishimwe ryanjye. Akira amashimwe yose Kristo we.
ndagukunda kandi nzabikwereka. Yesu. Mugore we, mugore, ni igihe cyawe kandi murabona muri bubone ibikurikira ubu butumwa bubyutse umugore aho yari aryamye asinziriye, ubu butumwa bumukangura aho yumva agasinzi ibyo ari byo, bimubwira ntabwo ari bya bindi ngo agaciro ngo ndeka nabo ngo bahawe agaciro ngo bagiye ngo biganzura abagabo ntabwo ariko forumire y'Imana. Satani arongera avuga ati we sinzi uko binyagambuye, agati nibajye Beijing niho basanga abazimu banjye maze babuzure, nibamara kubuzura baze ngo biganzura abagabo. Ntabwo ariko forumire ikorwa, ntabwo ariko bimeze, ntabwo ari ukwiganzura abagabo, ntacyo twiganzura. Reka da, turi mu mwanya wacu. Ayiwe, Yesu Kristo bwarabibara badushyize mu mwanya wacu. Buri mugore wese ari mu mwanya uvamo, nyine niwe ujya Beijing. Ujya Beijing ngo abagabo boza amasahani kubera siki? Kubera siki abagabo bagomba kuza amasahani? Ngabagabo ngo nabo ngo baheka abana kubera siki? Ngabagabo nabo ngo bambure pampers? Ntabwo ari ibyo. Ngo nabo bateke? Ntabwo ari ibyo. Dore aho ni umwanzi yagiye ahuma benshi amaso. Urumva ibyo ni itote? Ibyo se ni ibiki? Ibyo ni ibiki? Ko yarimo kubambira igihishe gikomeye. Yarimo kubambira, hari igihishe gikomeye kigomba koko kumushwanyaguza, kigomba koko kumumena umutwe, kigomba koko kumuhemura, kigomba koko kumusubiza mu mwanya we nka Satani, agasubira mu mwanya we agaharirwa, akanyukirwa, akavuga ati nsinzwe n'umugore. Nicyo mvuze, sinzi niba hari uwababyumvise. Imana yagiye isogongeza abantu, isogongeza Abayisiraheli barava mbere mu gukandamiza witwa umugore. Abayisiraheli bo kwa Saka no kwabo kwa Ishimayeli bene Aburahamu, we Imana ibaha umugisha n'amahoro. Ariko icyo gihe baratakaye, tubyita kurara, bararaye. Igihe cya Debora bararara disi. Naye njyambaza bene data, ndahewe abagabo bari bahari ko mu Isiraheli ngo ari hatuye n'abantu benshi. Yamaze imyaka 40. Hari umuhanuzi ari n'umucamanza ababikorera. Abagabo ntabwo bamwishe nano kubana musuzugura. Cyaranyobeye ikiriya gihe rero nk'uko Uwiteka hariya yabibye umugono. Bagiye kubyuka mu gitondo basanga umugore arimo araca imanza, arimo aranahanura. Uyu munsi nuwo gutangiza ku mugaragaro umugore kugira ngo yisobanukirwe, ahagarare neza, ndetse ngo intangiriro y'uruhara ngo ni amasoso. Mwatangiye kubona umva, n'abatavuga ubutumwa, n'abatari abahanuzi, n'abatari abigisha, n'abatavuga ngo Yesu Kristo ngo evangeliste n'ibiki, no, abanyepolitike kazi yigo baravuga. Urajya kubona ukabona n'utari umunyepolitike batakati kiramfashe kirimo kiransukuma, ati ntabwo ngiye nshobora kubona abantu bapfa ngo njeceke bayidamange. No, ameze neza, afite inzu nziza, afite abana beza, afite amafaranga, ararya agahaga n'abana be bariga, ariko kikamufata. Hako cyo nicyo n'igiki kiba kimufashe koko. Ariko abafashwe n'igiki, ati no, ntabwo turanze gukomeza kubaho gutya, turanze. Abitwa ngo ni abagabo, icyo bazi cyakora, icyo cyo barakizi, ni uguhita bafata uwo mugore bakamukorera ibyo bamukorera, bakamwimiriya, noneho ngo basigaye banabashyira ngo imashini ngo z'amashanyarazi ngo mu bibero, ngo mu bitsina. Abagabo icyo bashinzwe muri iki gihe, Satani yarabuzuye, ntabwo ari bose.
sorry ntago ari bose, kugirira nabi nanone umugore. Satani arabakoresha kugirira nabi umugore. Yego, kandi reka mbabwire ikintu, itangazo kuri abo bagabo, buri mugabo wese waramburiye ukuboko ku mugore ni nkaho akuramburiye kuri nyina. Buri mugabo wese utuka umugore, usebye umugore, ni nkaho asebeje nyina, ni nkaho asebeje mushiki we, ni nkaho asebeje nyirakuru. Mubyumve bagabo, mumere neza kandi mwemere ko hari ibyabananiye, mubyemere, muba abagabo nyabagabo. Noneho ariko hari bamwe numvise babivuga ati yego, ndege kubona nkabona umugore kuri YouTube arimo aravuga ibintu kavuga se iki kintu cyateye mu bagore cyo kutagira ubwoba, mwebwe murakita iki? Iyi nkubiri yafasha abagore, baba ari abavugira Imana, baba ari abavuga politiki, baba ari abavuga iki ni igiki, ibi ni ibiki? Ntabwo mwebwe murimo kubyumva se? Ntabwo murimo kumva se mwabagabo? Yeremiya ntibyamuyobeye se? Ntibyamuyobeye agahanurira Abayisirayeli, akabahanurira n'inzu ya Yuda akayihanurira mu bice 7 n'8 yagera ku bice 9. Ati nta kundi yari amaze kuvuga ngo icyamuhanga amaso ye ngo akabisoko yamarira ngo akaririra ibintu byose. Ati nimuhamagara abagore b'abahanga we. Yeremiya disi biratunaniye nimuhamagara abagore b'abahanga baze batuborogere kandi babonereho no kwigisha abakobwa babo kuboroga bakunu. Ubu ni ubutumwa bukomeye ndetse bukomeye. Barundi kazi mubwumve, banyarwandakazi mubwumve, banyekongo kazi mubwumve, ariko cyane ubu ni ubutumwa bw'umurundi kazi ufite icyo yavuganye n'Imana. Ubu ni ubutumwa bw'umunyekongo kazi ufite icyo yavuganye n'Imana. Ubu ni ubutumwa bw'umunyarwandakazi ufite icyo yavuganye n'Imana. Yemwe ibihe byageze, niyo mpamvu Sekibi nanone mu gukoresha abagabo ariko kugira ngo umuhamagaro w'umugore ngo uburizwemo. Reka Imana yapanze ntabwo bishoboka. Ntabwo ushobora kugira ikintu na kimwe ubihunguraho, nibihongoka, nibivaho namba. Byanze bikunze uko byagenda kose bigombe bisohora uko yabipanze mu izina rya Yesu. Yewo baradusha kashatsura tubona watuguze igiciro gihanitse warahiye ko nta n'umwuzaburi wawaho waduciye imanzi mu biganza. Umugore uri buve mu bumara bwa Satani akiyambura ibyo Satani yamwambitse byose, akiyambura ibyo Satani yamuvuzeho byose, akiyambura ibyo Satani yamukoresheje byose, kavuga ati no, iki ni igikorwa cy'umwanzi, iki ni igikorwa cy'umwanzi, iki ni igikorwa cy'umwanzi, iki ni ubujerwa ni igikorwa cy'umwanzi, ishyari ni ibikorwa by'umwanzi, guhangana ni ibikorwa by'umwanzi, benjing ni igikorwa cy'umwanzi. Reka nawe duhangana nawe twigaranzura. No, turi mu mwanya wacu twahawe na Kristo ku musaraba. Yes, bagabo mumere neza, namwe mukora ibyo mwahamagariwe, ariko iki ni igihe
Yesu agiye kuvanaho icyari gitwikiriye umugore kugira ngo asohoze icyo yaremewe. Ni ibintu bikomeye, ni ibintu bikomeye, ni ibintu byahishwe uhereye mbere na mbere. Ariko amagambo Yesu yavuze ngo ibyahishwe byose byaba bibi byaba byiza ubu bigiye kujya ku gasongero hejuru, byose bigaragara. Munyarwandakazi, murundi kazi, munyekongo kazi, yewe n'umugore mw'isi yose, abo ni umwihariko. Bagiye gukoreshwa ibitari byabaho, bagiye gukoreshwa kuvuga ngo ibikomeye. Ayiwe, Yesu ntiyazutse, ntiyazukanye iminyagosi. Ariko hari amagambo yabwiye abagore bamuririra azamuka, abaroma barimo kumuhondagura bamuzamura Nyabihanga. Ntabwo yigeze yabwira abagabo. Abo ndimo kuvugana nabo murumva ibyo ari byo. Uyu munsi ni declaration, ni tangazo ririmo guhabwa isi, ririmo guhabwa bumva, kugira ngo batazagubwa gitumo, kuko byasohoye. Bagiye kureba ibyo Imana yagambiriye isitararemwa, bagiye kureba impinduka z'ibihe. Kubera ko Yoweri nawe sinzi ukuntu yari ameze mu bice 3, 2:28 cyangwa 3 igice cya umurongo wa mbere, ati hanyuma y'ibyo ibiki ngo azasukumuka ngo kubyaremwe byose etc. Hanyuma y'ibiki, hanyuma y'ibihe. Petero nawe yabisubiyemo mu bice 2 mu byakozwe n'intumwa, abisubiramo ati umuhanuzi Yoweri yarabihanuye, ati ngo iki. Hanyuma ashyira akantu gakomeye nkunda cyane, ati bimureba ibi. Ngo byahanuwe n'umuhanuzi Yoweri, ati ibimureba ibi. Umva, tugiye kwinjira mu gihe twakinjiyemo, niyo mpamvu nabwiwe kuza kuvuga ibi ku mugore. Twakinjiyemo, yes, abinjira n'abagororotse, n'abasobanukiwe, ab'idini ryasabitse barimo kubiruka, abandi bizabica. Nakundi ati bimureba ibi mugiye kureba, bagabo namwe bagore n'abatuye isi mwese, hari ibintu mugiye kureba. Ibi mugiye kureba byahanuwe isitararemwa, byakozwe isitararemwa, byashyizweho mu by'ukuri, birahishwa, ariko bigiye guhishurwa. Yes, bigiye guhishurwa ku mugore wisobanukiwe. Hariho amavuta ya kirimbuzi yo kurema, yo gushyiraho, yo kubeshaho, yo kujya. Haleluya. Iri ni itangazo rikomeye. maze abantu bitwaza ibyo Pawulo yavuze, maze noneho ubwo ngo twageze mu gukizwa mu gakiza ye, bati umugore ntakekeke gahore mu yaye materaniro. Ariko kubera ubumara buba muri bene abo bagabo, ngo niyo mpamvu ngo batemerwa ko umugore ngo yigisha ngo cyangwa ategeka abagabo. Umugore utegeka umugabo se we nuwaye? Ntabwo umugore agomba gutegeka umugabo, amutegeka se kubera iki? Nta mpamvu. Ayowe, afite ibindi arimo, afite ibindi yahamagariwe. Ntabwo agomba gutegeka umugabo, no, ntabwo agomba gutegeka umugabo. Ariko hari ibyo ahamagarirwa ngo ntakekeke. Umwanzi Satani cya kiyoka kirabizi, arabizi ko umugore niyisobanukirwa ibintu bihinduka. Niyo mpamvu hariho nk'igihe hariho njya mbona nkavuga uriya afite dayimoni tu murebe, akavuga arakaye, agatukana ngo bagore ngo bagomba guceceka, ngo la place de la femme, ngo c'est dans la cuisine dans le lit. Ego kavuga se ko arakaye cyane ko ashaka kumwica uwo nguwo. Ntabwo
hari abatari bucéder facilement, mais ils finiront par céder. Ils sont obligés de céder. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Kumusaraba abagabo barimo kumuhondagura, arimo kuzamuka inyabihanga, barimo kumuhondagura abagabo. Yananiwe. Bamuvushije amaraso. Yego. Ngo arakebuka. Ntiyabwira abagabo ati murampora iki. Kuko ngo abagore barimo kwikubita mu bituza bamuririra. Ti bagore bi Yerusalemu, utega amatwi mu nyumve, mwindirira, je mfite ibyo ndimo, je ndi muri mission, jewe ndi ku musozo, ngiye gusoza ibyo nahamagariwe. Ahubwo mwebwe vous allez avoir des problèmes. Mwebwe vous allez être torturés, vous allez être humiliés. Mwebwe ntago muzi bibategereje, bagiye kubambika ubusa, bagiye kubahindura ngo za pondeze, ngo niko bitwa, sorry, aba extremiste b'abagabo buzuye abazimu ngo bita abagore ngo ni ba pondeze gusa, kuko nyine babatera inda hanyuma abagabo bakabyara ngo kimwe n'inkoko ngo ni ba pondeze. We Yesu ntabwo abita ba pondeze, ahubwo arababwira ngo ntimundirire, ahubwo nimwiririre, murire n'abana banyu, murire n'urubyaro rwanyu, murire n'urunguru rurimo kungira gutya, nimwe mwababyaye. Yewe utari wakanguka neza nguhe agaciro umugore, yewe wowe utari wamenya neza umuhamagaro w'umugore, yewe wowe utari wamenya neza ibyo Imana yashyize mu mugore, uko Imana yaremye umugore, uko ibyo Imana yapakiye mu mugore wisobanukiwe. Yewe wowe ni wowe ndimo kuvugana nawe, ngo subira inyuma kidogo, wikomeza kwavansa kuko urahagwa. Sinzi niba mufite amaso arimo kureba ibirimo kuba muri iyi si, sinzi niba mufite amaso arimo kureba ibirimo kuba ku bagore b'abanyarwandakazi, sinzi niba mufite amaso, benshi bavuganye n'Imana ibintu bikomeye, ariko kubera ko hari iki kintu cyo gutsikamirwa, bari mu cyumba ari 120 go harimo n'abagore na nyina wa Yesu yararimo. Hanyuma rero abagabo babandi complexe au carré, ngamona mwaza Yesu ngo nta bagore bari kubamo guteze, ko habwirwa ko Kristo yavukiye munsi y'amategeko. N'abari barimo kuvuga ngo isezerano rishya ntabwo ariho ryatangiriye, isezerano rishya ritangira Yesu apfuye, kuko nyine yarapfuye kugira ngo bimwe birangire hazibishye. Ariko hagati hariya yari munsi y'amategeko, ni nawe bamwishe, ni nawe yamwicishije. Ariko mumeze mute? Amategeko niyo yicishije Yesu, yari munsi yayo yarayica, avuga ibigambo, avuga ibintu by'amagambo batashakaga, yego asindwa n'urubanza, kandi nta kibi yari yakoze, rwaramutsinze, kuko ntabwo bashakaga ibyo ngibyo arimo kuvuga. Yes, nuko ngo yireherezaho amahanga, turinjira twese les 5 continents. Pawulo ati muri we nta mugore nta mugabo, twese. Noneho hakaduka ngo umuntu nguje ngo kuvuga ngo abagore rwose nibajye baceceka, ngo niceceke. Are we niceceke subivuge, niceceke subikore, niceceke hanyuma bitagaragara rwose ko ategetse abagabo, ko abasuzuguye, abimiriye tedi. Kuki
ni ibintu biteye ahubwo simbizi ngo iki yes Moridekayi abwira Esiteri kuki watagiyeyo kwa Aswerewusi ndakubaza kuki Moridekayi atagiye kwa Aswerewusi kuki atagiyeyo urumva rero nyine nawe urabyo ntacyo numva ndakubaza kuki atagiyeyo haro ngo iki ye hari ibintu byinshi umuntu yababaza Yesu niwe wabwiye ati mbabajije nta nibwo mushobora kubona ibyo munsubiza uko ni ukuri ubutumwa bw'uyu munsi nubwo kugira ngo abari bitinye abari bihishe ababundaguzaga abo basuzuguye hari uburyo bwo kugira ngo buri mugore ahagarare mu mwanya we muri izi mpinduka z'ibihe bakundwa niba hari ikintu cyanezereje mu buzima ni uguhishurirwa umuhamagaro w'umugore kuva muri 2003 Imana igenda imbwiraho gatoya birakomeje biraje gatoya ariko ubu ngubu noneho ndahamya ko biri hafi kugera ku mwuzuro niyo mpamvu aya manywa ashyira umugoroba wowe uzabyumva wenda ari nijoro wa mugore we nawe uzabyumva wenda ari ku manywa mu mvura hehe ku kazi simbiza uzabyumvira ndagusabira ndagusengera ngo usobanukirwe umwanya wawe usobanukirwe ko uri muri izi mpinduka z'ibihe urimo uruzuye urabarwa ku bwa Yesu Kristo niwe wadushubije agaciro twari dufite igihe twaremwaga igihe icyaha kitari kiyakwinjira yego umugore Satani niwe yahitiyeho kugira ngo amukoreshe ibyaha kuko hari ibyo yarazi yego hari ibyo abazi tutazi ariko ni hahandi he nubwo yamukoresheje icyaha umuntu yakwibaza ati umugabo uko atamubujije ko atakimuhaye ngo yanjye kukirya yego bitebye abagabo nibubahe wa mugani wa yantuza cyane rwose cyane kandi bajye mu myanya yabo kandi nabo baremera ko hari ibyo bananiwe mu kugenda bananirwa kwabo rero aho ngaho niho umugore nawe yagiye Yesu yagiye amupfumurira kugira ngo yagiye aserura kuraho kugira ngo amwinjize mu muhamagaro nyamuneka bagabo namwe mwavuganye n'Imana murasabwa gushyigikira abagore muri iki gihe murasabwa gushyigikira aba bagore bafite imihamagaro muri iki gihe rwose nta gisuzuguriro kirimo nta gusuzugurwa kurimo murasaba kubashyigikira gusa kugira ngo muhabwe umugisha muhabwe kurama muhabwe ibyiza Imana yabateguriye bitababujije no gukora ibyanyu haleluya Yesu shimwe ndagushimiye mwana ndagushimiye kuri uyu mugoroba ni umugoroba w'umugisha ni umugoroba w'igitangaza ni umugoroba dukeneye kumenya haleluya umugore wese ufite icyo yavuganye n'Imana ku by'umuhamagaro umugore wese ufite icyo yavuganye n'Imana ni ngombwa ko tuhura ni ngombwa ko tuvugana ni ngombwa ko tuganira ni ngombwa ko duhuza izina rya Yesu muri izi mpinduka z'ibihe ni ngombwa ko duhuza ndazana ibyanjye nawe uzana ibyawe n'uriya nawe azana ibye ariko hagati aho twereke Imana bene data ni ukuri
amadini yabwiye ngo nta mugore uvuga, ngo abategetse umugabo, nta mugore ubwiriza, barabangije cyane, barabangije. Abagabo bayobowe na Satani bo mu madini bangije abagore, babashyize ahantu ntazi, bababwiye ibintu bitabaho, babapakiyemo kuzimu, kandi ayiwe. Ikindi umuntu yagaya n'abagore barenga ibyo bahawe, barenga ibyo bahamagariwe, bakifata ukundi kuntu. Ibyo nabyo ntawabyemera, ibyo nabyo ntabyo. Bakundwa, tuzakomeza Imana nibishaka, cyangwa n'iri tangazo ryagombaga guhita. Tangazo rirahise, mbere y'uko umugore ayishurwa, mbere y'uko umugore ajya ahagaragara, hari amaraso ari bumeneke. Nkuko namwe mubizi, iby'umugore namwe murabizi, abamvugana nabo barumva icyo nshaka kuvuga. Ntago byapfa gukorwa gusa. Ndimo ndavuga ibintu ahari bitarimo kumvikana, ariko reka byose tubyerekeye nyirabyo. Yesu Kristo umwana w'Imana, Mwuka Wera nawe arimo aratunganya abagore, arimo aradutunganya cyane. Uri burangare kandi arasigara. Murundi kazi mera neza, Munyarwanda kazi mera neza, Munyekongo kazi Sud Nord Kivu, Sud Nord Kivu, Sud Nord Kivu, mera neza, mera neza, hagarara neza. Icyo wavuganye n'Imana, uruzuye, uri muzima. Ntagira ugukanga, no, agukanga guteze. Amaraso yacunguye abagabo niyo yagucunguye. Yego, impano zasutswe ku bagabo nizo zasutswe nawe kuri we. Maze bagera mu Befeso rero 4:11 zira ministere 5, reka bya byose ngo nibyo abagabo. Ndakubeshye se, indakubeshya ni mukemera. Ndibuka abapasiteri babiri mu Rwanda twahuye, ndimo kubabwira nti muzamperekeze, tuzajye mu magereza, hanyuma hari n'abacengezi batashye, muzaze tujyane nyine, urumva impunzi zitahutse, tuzajye kuzibwira ijambo ry'Imana, tuzihumurize. Umwe nyine arambwira ngo reka ngo biriya ngo ni ibyawe, ngo shwi, ngo yewe ngo biriya ngo ni ibyawe. Wese agakora iki? Akavuga gusa, hanyuma agataha akajya mu buriri gusa. Ngo ni ibyawe rwose, ngo reka ngo biriya ni ibyawe rwose, reka da. Ngo iki? Umva yemwe, iki ni igihe cy'umugore ku mugaragaro. Umugore wese yisobanukirwe aho ari muri Yesu Kristo. Utari wajya muri Yesu Kristo ahita yinjiramo aka kanya. Niyo mpamvu ngiye gusengera abatari binjira mu gakiza, abatari binjira muri Yesu Kristo. Abandi nabo nkabasengera kugira ngo dukomeze. Haleluya. Haleluya. So gira ngo iby'Imana ikora, wewe umuntu yanabishobora koko? Iby'Imana ikora se umuntu yabivamo? Ni Yesu wabikoze, nimukajye muturenganya. Niyo watugize uko tumeze uko. Kiri igihe cy'umugore. Mugora aho uri hose isobanukirwe, va mu manjwe, va mu bintu bidafite apfa na ruguru by'ubugambo bwapfuye nabi. Ese ubundi umaze iki nyine? Ibaze nyine, umaze iki kuva mu gitondo kugeza nijoro? Ufite imyaka ingahe? Muri iyo myaka wayimaze mwiki? Noneho shyiraho akadomo da, tangira rasi sasa, tangira
abubatse ari abatubatse abapfakazi bafiyemere y'amazina yose n'abakobwa ya kuko nabo bazaba abagore. Aha yego aho nashize muri rusange utari wakira Yesu mwami n'umucunguzi maze kukubwira icyo natumwe muri izi mpinduka z'ibihe turimo deja. Aro muri izi mpinduka z'ibihe iki ni igihe cy'umugore cyo gukoreshwa n'Imana ibihambaye. Uwo ni wowe, uwo ni uriya, ni bariya, ni mwebwe, ni twebwe ya rero ntabwo bishoboka, nta handi ushobora kunyura, nta handi ushobora kugoronzorera. Wakora ibyo hanze, wakora ibyo underworld ya Yesu nyine ibyo ngibyo bya underworld inyuma ya Yesu Kristo. Ayiwe mbabarira winjire, injira dukorere Kristo inkundura. Injira twamamaze Kristo kuzimu nayivuga iti twaruhiye ubusa. Okay? Mugore nyamugore apana no apana abakoreshwa na shitani no rusiko nabo igihe cyabo Yesu nawe abategereje. Yego akeneye abagore benshi. Yes abagore ngo ntabwo nsetse ya nukubera hakajinya naringize naringize akajinya ya kuri abo ngabo bavuga ngo abagore ntibakavuge. Ya nakantu kakajinya ariko karimo kariyongera. Niko abagore ntibakavuge mbese duceceke rwose wowe ubikore. Yego duceceke noneho two gukurikiza uko Yesu yabigenje. Mbese wowe uri mupiga Kristo, uri antikristo. Uri antikristo kuko Kristo yasanze umusamariyakazi muri Yohana 4 amusanga kwiriba kumanywa. Cyakubwira akantu umusamariyakazi yakoze. District yose menya ari igihugu cyose yaragikwisha mu butumwa bwiza bwo bwami. Haragati Mesiya nabonye Kristo Yesu umwana w'Imana Mesiya watumwe kuri twe. Abagore ngo nibacishije disi ngo bakuvuga nyine ngo abagabo bavuge. Yego abagabo ni muvuge. Amen. Ngaho ubuse wafunga se akanwa ka Yesu wagafunga gute? Wafunga akanwa k'abagore bagiye kumva Mariya ukuya mugore mara Mariya Madalena ngo na Mariya wundi wumvise ariko aya mazina nayo munayitondere. Yes I'm serious. Ngo baragiye abamarayika batireka da rata mwebweho niko bababwiye abamarayika n'ukuri barabwiye ngo mwebweho nukuvuga ngo nabandi barimo babandi ntago barimo kubabwira mwebweho mugeze ahangaha mu bushaka mwebweho rata ntago ari hano yazutse mugende mujye kubibwira babandi bari buvuge ngo bababuza kuvuga ngo ntimukavuge. Koko ye hako Mariya Madalena n'ibindi Mariya Madalena n'ibindi n'urugero rutuma mera neza. Ye urugero rukomeye. Mariya Madalena n'ibindi hatangajwe ya mugore yaraje kugitura yaraje wenyine mu gitondo zambonera babigishwa bimbonera ngo babagabo data. Yego da ya babagabo babagabo bari bantu bifungiranye batinya abayuda barimo kunywa utuntu tw'utwayi dushyushye wenda no kumva amakuru arimo kuvuga Yerusalemu. Ngabwira abamarayika ati ari ye mwamushyize umwami wanjye niwe nje kureba hano muri kino gitondo. Nimumbwire aho mwamushyize ikizaranga
umugore wahishuriwe wamenye uwo ari we nta bwoba ngo bw'imibereho ngo bw'abantu ngo bw'ibintu ngo bw'utuntu ngo bwose mbeze ngo sinze n'ibende reka reka ati abamarayika ngo bambaye imyenda y'imyeru ni barebare cyane bicaye kunuza ati ari he umwami wanjye niba nshaka gusa nimubimbwire neza ati yazutse mwamushyize he mwebwe kuko ni mwebwe mbona muri mwanya we aho yari aryamye ararira abo mvugana nabo kurira murabizi ariko namwe muzi icyo mvuga ngo ararira ati nihe bashyize umwami wanjye ndashaka umwami wanjye ndashaka umwami wanjye muzana umwami wanjye umwami we nawe yabyumvise nawe akeneye affection nawe akeneye tendresse nawe akeneye abamushakana umwete niba bamubona nawe akeneye abamukunda abagore bamukunda bakamushaka apana ibintu byo kumubangikanya na takataka no avuga amagambo akomeye ngiye kubabwira hanyuma tugasenga mukakira Yesu umwami n'umukiza abagore mwumvise neza kugira ngo namwe mwinjire ngwino winjire ngwino winjire ngwino winjire ngwino winjire ejo utazagenda utambaye kandi umwambaro wo kurimbana wawubikiwe mu rwambariro rw'abera abagore muze mwambare rwambariro rw'abera imyambarira byigana yewe wowe kugira ngo abagore bayambare tuyambare twambarira urugamba yego urugamba rugeze mu mahina tugomba kwambara mu izina rya Yesu Kristo niba watwambitse yagahora twambika Yesu ati Mariya ariko iri zina ko ndimo gukomeza nanone kuryubaha ririho ongisiyo wagereka Esiteri nanone bikaba dabo byishimire nk'uko nanjye mbyishimiye ati Mariya yumvijwe ararizi we hayiwe tirabuni we niwe mwigisha we mwami wanjye mbese uriya rwawe nagize ururinzi w'agashyamba none ni wowe tiwe nkoraho unkoresheje ibintu ntazi ntabwo ndajya kwa data ngo muhe raporo ahubwo gira vuba ugenda ubwire babandi bajya kubahwa ba nyiricyubahiro Musenyeri mutagatifu genda ubwire ba Musenyeri mutagatifu His Highness uti nazutse genda ubabwire ko nazutse yego itangazo Yesu yarazutse none isubu babandi bavuga ngo umugore ntavuge kuki mutari hariya ngo mubuze Yesu kubwira Mariya Madalina ngo atajya kubwira babigishwa babagabo bagenzi banyu data mwubahwe iteka ryose banyacyubahiro cy'ikirenga mwisi mwubahwe banyacyubahiro yahise yiruka agenda arababwira ngo baramupinga ako kuki mukunda gupinga koko mukunda gupinga se mushyigikire umugore wese Yesu ahagurukije muri ibi bihe nibyo nyamara ibi bintu birakurikirwa n'ibindi bikomeye yego umugabo uzubwe nashyigikire umugore uhagurukijwe n'Imana niba umugore wawe hari akanunu k'umuhamagaro w'Imana umuriho ubirebe neza ubigenzure inyungu zawe ziri mu kumushyigikira fini sinzi kiri bukurikireho ishize inzigo yawe hagati yawe n'umugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe ruzagushwanyaguza kujanjagura umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino mugore mubyeyi mufasha abamvugana nawe murabyumva
hari impinduka, hari cyabaye, hari cyahindutse mu isi y'umwuka. Mumere neza abahishuwe, mumere neza abahishuwe, mumere neza, mumere neza, mumere neza kurusha igihe mwamereye neza. Abadamu, abagore bumvise iri tangazo mukaba mushaka gukizwa, reka mbafashe isengesho. Muvuge ngo Mwami Imana, numvise ijambo ryawe, ndumva ari insinze, nakiriye Yesu mu bugingo bwanjye, ndamwizeye ngo ambere umwami, umukiza n'umucunguzi. Ndamushimira ko yanshunguye akamenera amaraso ku musaraba. Nanjye nk'umugore ndamwizeye, nanyandukure mu gitabo cy'urupfu, anyandike mu gitabo cy'ubugingo. Mbaye umwana w'Imana, nemeye umuhamagaro, nemeye ko iki ari igihe cyanjye, ndabyakiriye, ndabifashe, mbibayemo, mbigiyemo. Unkoresha icyo ushaka Mwami Yesu. Mwuka wera nandere itankuza, kuko nkijijwe, nizeye mu mpinduka z'ibihe, ni ku munota wa nyuma nizeye. Ndasaba ngo nkuze vuba Mwuka wera, nkuza vuba, ntunganya, nkorere Umwami Yesu nta nkomyi. Haleluya. Urakoze data ko umpaye agakiza kawe ku buntu. Urakoze ko unyibutse, urakoze kunyibutse kubw'ubuntu n'imbabazi. Urakoze kumbabariye, nanjye nzagukorera ubuzima bwanjye bwose, mu izina rya Yesu, amen. Urakoze Mana data, urakoze kubw'abangaba binjiye mu rugo. Urakoze kuzanya abagore benshi mu kazi, kuko onction y'iki gihe ni yacu. Nuko wabishatse, nuko uko byagenda kose, uko isi yabigenza kose, onction ni yacu. Ndagushimiye kubw'abangaba bakiriye Kristo Yesu mu bugingo bwabo. Data, ndakwereka n'aba bagenzi banjye, batari bazi yo biva niyo bijya, bumvaga wenda Imana ibabwira ibintu bakavuga bati twavangiwe, twacanganyikiwe. Nanjye se nawe ngwiki, yego injira, ngwinjira mu izina rya Yesu. Onction yawe, impinduka z'ibihe mu biyaga bigari we. Hanyuma y'ibi arakora akantu, ibi murebe ibi kandi nibyo mugiye kureba, nibyo mugiye kumva, nibitangaza gusa. Haleluya. Ndagushimiye Mwami, ndagushimiye kubw'aba bagore bahishuwe, bagiye guhishurwa. Uhagarara neza wese, utari buvangavange wese, Imana iramuhishura pe kumugaragaro. Yesu nahabwa icyubahiro. Abagore, buri mugore wese wavuganye n'ikintu n'Imana, buri mugore wese ari ikintu yavuganye n'Imana, nukubaza kuri iyi nimero, tugahita tugusobanurira uko ibintu bigomba kugenda. Kuko hari icyiciro kije cyaka umuriro, hari icyiciro kije, hari icyiciro kije kidafite imikino. Yego, hari icyiciro cy'abagore, cy'abafasha, cy'ababyeyi. Haleluya. Tangazo riratanzwe Mwuka wera, ndagushimiye. Urakoze ko hari ababwiraga. Haleluya. Mwadushaka kuri guteranya 32 49 48 18 86 5. Ntuzahamagare, ntuzohereze na audio, uzandike gusa tigewe ndashaka nanjye ko umugore wishuwe, nanjye ndashaka gusobanukirwa, nanjye nari Imana yavuganye nanjye, noneho ngira ngo wenda nishyizeho, nanjye ndashaka kumera nk'uko Kristo ashaka, nanjye ndashaka gukoreshwa muri izi mpinduka z'ibihe, nanjye ndo mu biyaga bigari, ariko
nanjye nuko nanjye nkunda Yesu cyane ye ibyo nibyo dushaka kuko hari ikigomba kuba hari kigiye kuba nawe kandi urimo ntihagire umuntu ugukanga cyangwa gukangateho urimo mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, urakoze kubw'aba abagore nyabagore basobanukiwe batareba guswa. Oh no. Mana ishimwe kubw'abagore, ni itangazo ribaye, iyi tariki muyandiki mpamagara w'umugore iyerekwa Mariya Madarena wabagenza ute wababwira ngo nibaceceke gute se Debora wamubuza guca imanza imyaka 40 gute se wamubuza guhanura se ngaho hagarara turebe c'est fini, c'est fait, c'est parti au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis déjà très loin. Très loin. Au nom de Jésus. Très loin. Ibindi ntago numva. Nicyo kibazo. Nta nubwo mbona. Nicyo ushaka kumva. Kandi ntagire unkoma cyangwa nkerereze. Buri wese mu mwanya we. Niba ari umugore muri ibi bihe by'impinduka udafite icyo ukora nawe urumva ibikurikiraho cyo wamitiyemo nukugira ngo kuba umugore biraryoshye ni byiza biratunganye ni byiza yego icyo waduhitiye monuku abagabo Imana ibaha umugisha, abagabo basobanukiwe Imana ibaha umugisha, abagabo bahagaze mu myanya yabo Imana ibaha umugisha, abagabo bagiye gufasha umugore Imana ibongerere kurama kugira ngo murebe ukuntu Imana ikoresha umugore. Yesu yagiye abikaraga ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbazima mugore ni umugore na Yesu hafi ntukoreho ntugire ibyo uderanja ku mugore na Yesu wegere bende uzana bivangavanze gusa aceceke rwose baceceke kugira ngo baceceke cyane nibaceceke bivuga bajye mu gikoni guteka hanyuma nibarangiza bajye mu buriri reka rwose reka ntabwo se no mu Kinyarwanda no kuva kera rwose no mu Kinyarwanda no mu Cyarabu no mu Kisirayeli no mu Kibirigi no mu kuva kera rwose umugore yagombaga kubaho ngaho akagera akora imirimo yo mu rugo cyane yego impinduka z'ibihe impinduka n'amahindura y'ijoro ntabwo ari jyewe